aha rero uko mubibona ni nkaho ari hashya. Yego. Kubera ko ubundi aho twavukiye ni hano hirya ahantu mwabonye Majerwa ahantu yubatse ku buryo ubwo rero Majerwa ihimukiye ihaje bimye abaturage bose natwe rero twimukamo aribwo padiri wacu yafashe inshingano zo kutwimurira hano. Padiri Rwasa Chrysanthe ni mwene Gatanazi Christian na Nyirahabimana Maria. Yavutse ku itariki ya 3 Ukuboza umwaka w'1969. Ni umwana wa 9 mu bavandimwe 11. Avuka mama yaravuze ati uyu mwana uvutse atya ko ndabona atavutse nk'abandi bana. Ndabona avutse ako kanya kandi nditandiye cyane bikabije. Twabyirutse ubona ari umwana usanzwe nkanjye nk'abandi bana, ariko mu gihe cyo gukina hari igihe twageraga ku mugoroba tugatarama tugakina tugasakuza, ukaba wasanga rwose ku buryo buri mwana wa hano mu rugo aramuzi. Yagaga akunda, yarafite ikivugo yivugaga, padiri yakundaga kwivuga ati igihewe ndi Rwasa rwa Musanza umusinga Musenyeri Kirizane. Ibyo ni ibintu twese tuzi n'abana bo mu rugo bose barabizi, kubera ko urumva twebwe papa ni umusinga. Yakundaga rero yarihimbye ikivugo. Ubwo rero nkumva njyewe igihe yagize umuhamagaro ku Imana ntabwo byantangaje cyane, kuko twaravuze tuti yewe cya kivugo rero kigiye kubyara umusaruro, kubera ko urumva ko yabyivugaga turi bato, turi nko mu byatsi pfiyo, twagiye kuragira inka, twagiye guca amasaka, twageze igihe tugeze ku mugoroba tumaze kotsa ibigori nko mu masaka, twakunda abana nyine watangira kukirya ati giye Rwasa rwa Musanze umusinga Musenyeri Kirizane, tukavuga tuti kaci. Kundaga ibintu by'amateatre. Teatre niyo yandanze cyane mu bihe by'ibiruhuko, noneho nkanarangwa cyane no kuba umwanimateri muri patronage. Gufasha abana kwishima mu bihe by'ibiruhuko no kubana n'abanyeshuri mu gihe biruhuko muri segonderi. Ibi yaramfashije rero. Muri icyo gihe twakoranaga n'abapadiri ba Parotini kuri paruwasi. Mu kiruhuko muri za 1989 aribwo natangiye gusa naho dukinisha, tuvuye mu biro bya patronage turimo gusangira n'abapadiri. Noneho padiri ushinzwe ibintu by'umuhamagaro, padiri Stanislas Rubaniak uriya hoze mu Ruhango. Yego, padiri mu Ruhango. None ndambwira ndi padiri cyane numva shaka kuzaba padiri. Ati cyete Nubwo ndwishe umujene n'umasaka bakaza shaka kuzaba padiri. Kaho cyane arya abaseminari barangizaga seminari ntibinjiye mu seminari nkuru, bakikomeza muri kaminuza cyangwa se mu bindi bikorwa. None icyo gihe rimwe arambwira ati uzaze. Twari babiri turarangije gucyura abana mu gihe cya patronage batashye, none tugiye mu biro turicara. Arambwira ati yambwiye gushaka kuba padiri. Cyo rwose numva n'abapadiri ati twashe mu padiri Parotini, ati giye kuguha adresse uzandikaho, none uwandikira abapadiri bashinzwe uburezi mu muryango wacu, ati bazagusubiza. Risawa. Nuko nabonye adresse y'abaparotini. Ari umusaserdoti wakoraga kwihara, ko nibagiwe izina rye. Yibagiwe umupadiri w'umuzungu. Nuko yaraje aramubwira ngo reka bajyane Kibeho. Bajyane Kibeho. Nibyo nibuka, bajyanye Kibeho, bavanye Kibeho, aramubwira ngo nagende ngo bazane ibyangombwa kugira ngo azajye kwiha Imana, mbese amujyane hanze. Noneho papa arabimushakira pe yihuse, ashyiramo ingufu. Yabwiye babandi bavuga ngo ni konseye. Abwiye konseye ati njye ntabyo nabona. Papa ararakara, arababara, ati ngwino shati ngwino tugende. Bagenda kuri komine, kuko kera bavuga ko ari komine. Aragenda kuri komine Kanombe, aragenda yaraziranye n'abantu baho, aramuvuganira
ibyangombwa byose ababitahanye nawe yamujyanye. Tuziranye tukiri bato, tukiri abasore kuva kera, kuko muri za promotion twakurikirana. Yatangiye mu Parote muri 1992, njyewe mpatangiye muri 1993. Twaje dukurikiranye ari imbere yanjye iteka ryose umwaka umwe. Vuga ngo twabanye bwa mbere twe turi muri postulat, wari muri novisia, twongera tubana natwe turi muri novisia, nawe yari muri filosofi. Tubana nanone mu gihe cya filosofia muri Cameroon, twongera no kubana muri Kenya mu gihe cya teologiya, hanyuma tuza gutaha twese Rwanda tuje gukomeza nyine ubutumwa bwacu. Yahawe isakramentu y'ubusaseridoti ku itariki ya 29 Kamena umwaka w'2000 muri paruwasi ya Masaka. Kuri 29 rero z'ukwa gatandatu umwaka w'2000 mubaye umusaseridoti. Twavuga ko ari wa mbere wa Masaka. Wa mbere niko navuga ko kavukire no mu ba padiri ba Musenyeri n'ige padiri wa mbere wa Masaka. Abandi bambanjirije ndakeka nka babiri bari baje barabuhaye imiryango yabo yo mu Kanyuma, ariko ngewe ndi kavukire neza. Nyuma yo guhabwa ubusaseridoti yagiye akora ubutumwa bunyuranye mu maparuwasi anyuranye muri Kongo, akora ubutumwa bwe Ikibeho, akora ubutumwa mu Ruhango no mu Kinoni yakozeyo, hanyuma akora ubutumwa bwe igihe kirekire cyane muri paruwasi ya Gikondo, ko yagendaga kongera akagaruka, ariko niho hantu yamaze igihe kinini akorera ubutumwa bwe. Abakristo ba paruwasi ya Gikondo cyangwa se n'abatarabino paruwasi ariko bahagenze cyangwa se bagenze mu miryango hano Gikondo, mpamya ntashidikanya ko nta n'umwe utazi Padiri Crisante. Padiri Crisante yamenywe n'abantu benshi kubera ubukristo bwe. Yari umusaseridoti uri mu nshingano, uboneka igihe n'imburagihe. Icyo ni icya mbere, ubukristo bwe. Icya kabiri ni umusaseridoti waharaniye iterambere rya paruwasi. Wareba iyi nyubako ntabwo buri ari kiliziya gusa, yaharaniye iterambere rya paruwasi mu buryo butandukanye. Nuko hazamo kubaka iyi kiliziya, hakazamo kubaka inzu z'ubucuruzi, hakazamo gushyigikira ishuri prive, hakazamo gushyigikira n'ibikorwa by'abakristo bitandukanye. Kigaruka hano kuri paruwasi ya Gikondo yaje asanga nta rubyiruko ruhari, rwari ruke cyane. N'urwari ruhari nta bikorwa bifatika rwageraga kuri paruwasi, rwasaga nk'aho rudahari. Akiza rero yadukusanyirije hamwe nk'urubyiruko, aratwegeranya. Icyo gihe aribwo yashyiragaho komisiyo y'urubyiruko. Icyo gihe amaze gushyiraho komite y'urubyiruko, yatwohereje mu miryango remezo ndetse no mu muza kujya gushakisha urubyiruko. Umuntu nk'uyu rero ntabwo tumuvuga ibyiza gusa, tumuvuga n'amafaiblesse ye n'intege nke ze. Bose niyo nabyita faiblesse, ariko Rwasa iyo yabaga atangiye kuvuga ntiyarangizaga, yaravugaga ntarangize. Nibuka rero twebwe turi mu seminari, turi abanyeshuri, hari ibyo dukora byita niyo communautaire ya twese. Byageze aho ngaho dufata umwanzuro turavuga ngo Rwasa ntabwo tuzongera kumuha ijambo. Niba ashaka kuvuga ajye yandika, hanyuma undi abisome abone gutanga igitekerezo cye, kuko yavugaga ntiyarangizaga. Nibuka amajoro 2 twaje ari kuwa gatatu, tukora inama igera nka 5 z'ijoro, turayisubika. Bucya mu kwa kane tuyigarukamo turi kumwe na provinciale muri iki cyumba, tutegura tuzirikana ukuntu iriya nguzanyo izishyurwa, tureba niba bizashoboka. Yego, ibyo bintu rero byari bihe bikomeye kuri twebwe, kuko abantu covid yari imaze kuduca intege, tutibaza ukuntu ubuzima buzagaruka. Padiri Rwasa ubona abantu bamaze kwiheba, aratubaza ati ariko ubundi mwizera Imana? Yari umugabo rwose, yari na konome w'urugo rwacu,
agahinga imisozi akayimara, ahinga ibirayi muri Nyaruguru, ariko akora atikorera, akorera abantu twari dusanze aho ngaho imfubyi. Urumva ni nyuma gatoya ya jenoside yakorewe Abatutsi, ahingira imfubyi zari aho ngaho muri Nyaruguru muri Kibeho, tukabagaburira. Urumva abapfakazi bari aho, babashyira mu mashyirahamwe kugira ngo bongere bagarure ikinyotera cy'ubuzima. Twahagiye nta mazi ahari, Rwasa agafata imodoka twari dufite ikamyoneti akayuzuza ibidomoro cyangwa se ibijerikani nk'uko babyita, akajya kuvoma ahantu kure cyane. Umuryango wacu yaranzwe n'umuntu w'ibikorwa by'amajyambere, ibikorwa byo kwiteza imbere. Rimwe yize gutangira projet yo guhinga ibirayi muri Kibeho, yabaye projet nini cyane. Hanyuma ubundi kubera n'ibikorwa yakoraga bigeze ku yabaye na economie regionale w'icyo gihe, economie umunyakigega w'umuryango wacu, kuko bamubonaga ubwo bushake bwo gushaka kubaka kandi akubaka n'umuryango wacu. Amaze kubaka iyi nzu, ubwo nawe agira inama igitekerezo ajya papa aramubwira ati ngiye kugurira isambu kubera ko nzi gukunda ubworozi, ukunda amatungo n'ibiki, ayiguye ahantu kure ikarenge. Ariko ndakubwiye ngo yajyagayo akajyana agura inka, agura ihene, agura ibintu byose kugira ngo papa aho yicaye yanywaga amata avuye mu nka ze. Ni umuntu ufite iterambere muri we kandi agashishikazwa n'iterambere rigera kuri bose. Nakoresha ijambo progressist. Yakunze gutekereza ibintu tukabona ko bitashoboka, cyane cyane tuvugurura iyi kiliziya, twubaka iriya nzu y'ubucuruzi n'ibindi bikorwa yatekerezaga nko kubaka amacumbi y'abapadiri. Wabonaga ko bisaba imbaraga nyinshi ariko akumva bizashoboka. Yari umusaseredoti ushyikirana n'abakristo cyane. Igihe cyose mwaba mufite ibirori, mwaba mufite umunsi mukuru wo mutagatifu mwiyambaza, Kirizante yarabonekaga. Yakundaga abakene by'umwihariko, yakundaga abakene cyane kuko yavugaga ati nabonye utuntu ngomba gufasha mu rugo, ngomba gufasha bene mama n'ibiki byose, atariko ngomba gusigira abakene banjye. Ambwira ati ntago ndaza kubabwira nyine, atariko ndasigiraho n'abakene banjye, nta kintu barabura, ariko n'abakene banjye nta kintu bari bagomba kubura mu bintu byose ngomba gutegura. Ntago bose arambwira gusa ngiye nifite abakene benshi, bamwe harimo abo yari yararyambwira bakeya, akambwira ati ngiye mfite groupe nini, ati kandi abo bantu bose ngomba kubafasha. Turi mu misa rimwe atubwira ibintu bya Izabayo, atubwira Izabayo, aratubwira ati ntabwo umuntu udasenga azaba ari uzita ku mukene, abasenga ni mwebwe mukwiye kwita ku mukene. Kubera ukuntu yakundaga kwitanga, niwe muntu navuga ko ari liaison ya famiye yacu Elargi, iyacu ya hano na famiye Elargi yose y'abantu tuvukana ab'Irurindo. Yabaga bazi mu mutwe, yabaga azi abantu bose, ugize ikibazo akaba yamugezeho bwa mbere. Ni ukuvanga abantu bose. Aho yatangiye kubera padiri, ibintu byose yabifashe ansharije. Hari benshi baretse kuryama hanze kubera we. Mujya muvuga ya Karitasi Izabayo, si byo se? Izabayo. Uyu mubyeyi rero yarangaburiye, yagaburiye aba bana mureba turi kumwe, yafashije abarezi, yaturinze inzara nk'umwarimukazi nigisha Gikondo, ariko ntitwigize tugira inzara ubwo yabaga ari omoniye w'amashuri. Yantegaga amatwi abana, akabaha ibibateza imbere, yabashingiye ibuye, abaha igishoro, yabaye ibikoresho by'ishuri, yemwe no kumvuza yaramvuje. Hari n'abavandimwe bari batuye i Burundi nabo namutabarije. Narinzi ko nza gushimira kubyo wankoreye, nubwo nahoraga mbikora gusa, nari naragenye igihe cyihariye, none ugiye hakiri kare. Ndabizi ko atari njye gusa wifuzaga kugushimira by'umwihariko, kuko abo wagiriye neza turi benshi.
nzamuye ijwi ryanjye nivugira jye ubwanjye, mvugira n'abandi wagiriye neza. Warakoze, warakoze, warakoze mubyeyi wacu. Icyampa nanjye nkazaba nkawe, nkagirira umumaro abantu benshi, nkatembesha ubuzima ku batabufite. Ariko ugiye hakiri kare, hakiri kare. Ariko nta kundi Nyagasani agukunze kuturusha. Nyagasani azaguha imigisha iruta cyane ibyo wadukoreye. Nzamuye ijwi ryanjye nivugira jye ubwanjye, mvugira n'abandi wagiriye neza. Warakoze, warakoze, warakoze mubyeyi wacu. Icyampa nanjye nkazaba nkawe, nkagirira umumaro abantu benshi, nkatembesha ubuzima ku batabufite. Ariko ugiye hakiri kare, hakiri kare. Gusa nta kundi Nyagasani agukunze kuturusha. Indirimbo niyo ngiyo namuhimbiye, ndizera ko ahari abyumva kandi bimushimisha, yumve ko mushimiye. Murakoze. Ibye bigira ibimenyetso. Murareba izi ndabo, niko yashakaga ubuziranenge. Nibuka yubaka iyi korotire, bamwe byarabababazaga ngo amafaranga ashiriye hano, ariko iyo yumvaga ibyo byamuberaga umusonga ukomeye, ko yifuzaga ko abantu baguye ahangaha bagira ahantu baruhukira, na cyane ko leta yashakaga kubajyana ku Gisozi. Aravuga ati aba nibo batagatifu bahungiye kuri aritari, nanjye nzabapfira. Yarwanye intambara yo gukora uru rwibutso, ntago nzamwibagirwa. Murabona aho abacu hano baruhukiye. Padiri Rwasa yari ari mu bitaro muri Kenya, harabuze umuntu ufata icyemezo kugira ngo uyu muhanda ukorwe. Iyi jaride y'uru rwibutso yageraga ahangaha urebye, bagatinya kubwira kote y'abaresikape ko ngo batakumva ko iyi jaride yagabanuka. Padiri Rwasa udusabira yafashe telefone ubwe, nabibera umugabo wo kubihamya, avugana n'abafite komite ati abo batagatifu bari aho nabo bakeneye abantu bazaza kubasura bari mu modoka, uwo muhanda urakwiriye. Baza kuwushyiraho mu cyakare, twaje tuza ku kazi, Caterpillar yamaze gukora uyu muhanda. Bikira Vincent Paroti, umuryango w'abaparotini, nuko nabonaga Vincent ashaka kwitangira kiliziya, agashaka guhinduka ifunguro kuri bose, agahinduka umuti, agahinduka imyambaro, agahinduka iki kintu cyaramberekeje. Ashaka kuba iki n'iki, ashaka kuba iki n'iki, ashaka kuba iki n'iki. Ikintu cyaramfashije gituma kurushaho gukunda umuryango. Mu muco cyangwa se mu migani ya kera bajyaga bavuga ko iyo nyoni iyo abana bayo baribwaga n'inzoka, dore ko nk'inzoka zabakundaga cyane, iyo inzoka zazaga kubarya mu magi cyangwa se ikimara guturaga, iyo migani bavuga ko ngo ntabwo perika yirukankanaga inzoka ngo izigizeyo gusa, ahubwo mu buryo bwo kuramura abana bayo ngo yaranisimbizaga, yagera hejuru ikitobagura, ikaboherereza urushunzi rw'amaraso, aribwo buryo bwo nko kuvomera ururabyo rwari rwarabye. Niyo mpamvu nagereranyije umuvandimwe wanjye n'iyo nyoni, kubera ko mu buzima bwe navuga imbaraga ze, ubwitange bwe, yaremeraga akaguha n'utwo asigaranye, nagereranya na twa turaso, ariko abagomba kuzanzamuka bakazanzamuka. Padiri rero afata umugambi wo kujya kw'Imana, yashakaga gukorera Imana pe, akitanga wese
kuko ubuzima bwe yari yarabuhaye Imana, avuga ati ngiye icyanjyanye no gukorera Imana, ngomba kwitangira imbaga kugeza ku munota wa nyuma. kumenya agaciro k'ububabare mu buzima bwacu bwa gikristo nibyo biduha kurushaho kumenya Imana, kuko iyo ukunyije muri ibyo bigeragezo ukabivamo ukomeye. Igihe ibigeragezo nanyuzemo ntabwo nigeze mbyimurira, ikigeragezo cya nyuma nanyuzemo nawe cyane muri Gikondo twarakoranye urabizi, ni uburwayi bukomeye narabukorana, ntabwo byambuzaga kurira ku rusengero rwa kiliziya nkajya kureba Musideri akora. Ikintu cyabaga gitangaje rero muri urwo rugendo rwo kubaka ni ukuntu Padiri Rwasa nawe yateruraga amatafari atitaye ku cyubahiro cye, atitaye ko ari padiri mukuru, atitaye ko nyine atuyoboye, akaba ari we uduha urugero rw'icyo gukora akajya imbere. Hari abandi bantu nk'abafundi bakora babona nk'izo nkingi hejuru bagasondeka bati boss ntabwo azajyayo. Kuri Rwasa siko byari bimeze. Yego. Ko yafataga urwego kuri shaki hejuru kubikwa akazamuka. Yego, yego. Turibuka tuzamura ibati rya mbere twari duhagaze aha ngaha. Yego. Ibati rya mbere. Twarishumika twarizamura. Ubaka igisenge bazi ko atazajyayo. Agafata urwego akajya kureba imisumari iteye. Kureba uko imisumari iteye. Abakristo rero nabo ba Gikondo ngira ngo abo bavuga byinshi ntibazibagirwa umuhati yagize mu gutanga umugisha urugo ku rundi. Rwasa niwe mupadiri watangiye wa mbere navuga muri ibi bihe byacu kuvuga ngo ngiye kugenda urugo ku rundi duha ingo zose umugisha kugira ngo umugisha w'Imana utahe mu ngo z'abakristo, tuyoborwe na Roho Mutagatifu, hanyuma tubashe kurushaho no kubaka kiliziya yacu. Imiti ya Kinyarwanda ku babyeyi bacu bari bazi kuvura Kinyarwanda, mama yajyaga avura abantu bariwe n'inzoka. Iyo miti yose ndayibereka. Urabona ko urugo ruzengurutse imiravumba, imibirizi, ya miti yose gakondo uzi, urabona n'imbuto nziza ziri aha. Ibi biti byose n'ibyo padiri yagiye atera. Ibi biti ikindi gihe nibyo bizajya bibavura. Niko byagenze koko muri Covid, umuravumba n'umwenya n'ibintu byose n'imibirizi nibyo byatuvuye, mwese murabizi. Yarongeye arambwira ati ntureba cya giti bimwe nakubwiraga, ati ndanezerewe niyo nava mu mubiri, ibyifuzo nari mfite ndabona byaragezweho. Kuva na kera tunabana n'ikibeho, Rwasa yagiraga ikibazo cy'igifu, yigeze kugiramo ibyo twita ulcère, numva ari ibisebe byo mu gifu, akajya byivuza. Rimwe na rimwe buriya nyine yajyaga amenya no kwihagararaho, akamenya no kwinywera uduti twa Kinyarwanda, akavuga ati mama yanyigishije kwivura, kwanga kurushya abantu. Umwe ubwo yari yaraye nabi adasinziriye kubera yararyaga icyo gihe, noneho igifu ntikidijere neza, dutangira kugira ubwoba ko hashobora kuba harimo akabazo. Nibwo rero umunsi umwe twagiye inama, buriya hari umuganga dukunda cyane w'umubikira nawe, Dr. Uta aba Igikonko. Noneho tugezeyo amusuzumye, ahubwo asanga noneho hajemo igisebe kinini cyane. Arambwira ati jyewe ndi umuganga rwose nashoboraga kumubaga, ariko muri ibi bintu ntabwo nzi kirimo, hashobora kuba harimo kabutindi, namubaga bikaba bibi. Nibwo rero namubazaga ntese mushakira uburyo najya kumuvuza i Burayi. Arambwira ati i Burayi mu gihe mushaka visa mu byumweru 3
iki kibazo gishobora kuba cyakomeye, kandi Burayi bashobora kumukorera nk'ibyo i Nairobi bamukorera. Ati nk'umuntu w'umuganga uzi n'abaganga b'i Nairobi, ahubwo ni mujyane i Nairobi turebe icyo bakora cyihuse. Nguko uko rero twavuye i Butare kwa Uta, mu nzira nge nawe dufata icyemezo cyo kurara dufashe indege. Tugenda tujya i Nairobi batwakira neza, araharwarira muzi ko yahamaze amezi 6. Hagati aho bamubaga igifu barakibaga bakuramo 3/4, 3 bya 4 by'igifu babikuramo kuko basanze byari byarafashwe na kanseri. Nibwo yagarutse tumuha igihe cyo kuruhuka, ariko uzi ukuntu yakundaga ubutumwa bwe. Yakundaga ubutumwa ku buryo na mu gitondo yanyereraga akigira mu butumwa kuba atari kumwe n'abakirisitu yumvaga bidashoboka. Murabizi ko twari no mu bintu by'inyubako, akaza akareba aho ibintu bigeze, akishimira ko ibintu birimo gutera imbere. Nyuma y'igihe gito murabizi yongeye kugeraho asa nkaho asubiye hasi, tangira kongera arananuka. Noneho twigira inama yo kuvuga ngo ubwo dufite umwanya noneho kumushakira ibyangombwa, reka tumushakire ibyangombwa ajye kwivuza hasumbye i Nairobi. Nguko twahisemo kumujyana mu Bufaransa. Ino minsi ye ya nyuma atangiye kurwara cyane, atangiye kuremba ari mu Bufaransa, yarambwiye ati ngiye barampaye ubutumwa rero mu Bufaransa, ati none imbaraga ziri kugenda ziba nkeya, ati ikintu kimbabaje, ati nkunda Abafaransa rwose bangiriye neza banyita, ariko ikintu kimbabaje nasabaga Imana cyane, sabaga Imana ngo nzakire nanjye numve none nkoze ubutumwa nk'umuntu koko ukomeye, atariko nta kibazo ubutumwa bwanjye ndabukomereza mu buriri. Abo ngomba gufasha, abo ngomba gusengera bose ndabikomereza mu buriri no mu bitaro. N'umuntu wahoraga atekereza ku mbaga yashinzwe agomba gutagatifuza, akavuga ati niyo mbonye akabaraga ngira gutya nkabakomeza tukaganira, ukabona ari umuntu wakomeje ubutumwa bwe naho yari ari mu burwayi bwe. Iruko ryiza ntare Imana Padiri Rwasa, ruka rukira mu mahoro. Urupfu ntawe uruhunga. Nyir'umuringa yaje utega akaboko. Nyir'umuringa rero yaje kandi yaramukoreye. Amwifuriza umugisha mwinshi ku Mana, Mana yakoreye, Mana yakunze, imuha umugisha utagabanyije, imutuza heza mu ijuru, natwe akomeza gusabira. Ntago paruwase yacu ifite imbaraga nke. Aha hantu hazaba ikimenyetso cya Padiri Rwasa, monima nk'uko tubona ibindi byose. Mu byubatswe hirya no hino tuzashakamo ikintu kimwe kimwitirirwa. Ubu ngubu dufite undi bakoranye Gaspari, nawe bakoranye mu kubaka chapelle, kiliziya na chapelle yacu ikaba yaritiriwe Mutagatifu Gaspari. Buriya nta kabuza ko n'inama nkuru ya paruwasi izahura igaterana igashaka ikintu cyatubera urwibutso, buryo Rwasa azahora mu mitima y'abanyagikondo, mu mitima y'abakristo bacu ndetse mu mitima y'abapautini. Yajyaga ambwira ngo ikintu nshigaje Padi ni ukubaka urugo rw'abapadiri b'Igikondo. None se kuki tutarwubaka tukayita Communauté Saint-Chrysanthe? Ubwo se ahubwo icyo ntavuze ni iki? Umupira uri mu kibuga cyanyu, uri mu kibuga cyacu. Ubwo nabirangije ahubwo. Iyo witanze ugakora n'Imana ikaguhemba kandi ikabikwereka, Imana yanze ko agenda ajyanya ku gahinda k'umwenda, agiye tushoje twarangije kwishyura, banki nta mwenda tukiwufitiye, ahasigaye dushimira Imana ko yadufashije muri urwo rugendo, kandi tunashimira Rwasa ko yabigizemo uruhare rukomeye. Ku muryango w'abaparotini ni ukumwigiraho, nibinashoboka bazandika igitabo, kuko ni umupadiri muto wakoresheje imbaraga nyinshi
agatagatifuza abakirisitu atitayeho. Kuri jye mbona ari ubutumwa budakwiye kutandikwa, byaba byiza byanditswe. Kuri njyewe numva kubaho nta Mana nta buzima. Hari igiti kibajya bavuga niba ari igiti simbizi, urakabura idini. Urakabura idini ni kimwe no kubura Imana, kandi ngo wabuze Imana nyine ngo wabuze byose. Rero numvaga ngiye rwose ubutumwa numva bageza urwego bukomeye bwo gukomera ku Mana. Niba tumukunda cyane uwo murage mwiza natwe ntituwusigarane. Umurage dusigiye urukundo, tujye twumvikana, tujye dusurana, dusura abavandimwe bacu, kandi ntitukabasure tugende amaboko gusa, tujye tubasura dufite n'ikindi kintu.